erega ndabizi nta buryo dupfira ni gute tubura amafaranga nuko kuntu tuba duhagaze nabo bakobwa bafite ubusire bari hanze dukomeze ikiganiro naho ibyari net bibiretse ntazo wagura izindi zirahenze byose urimo n'ibiki wabonye urira bari babi nyo ubundi se bara badadundi babura ubushyuhe gute n'irizuba riri hano hanze twarapfushije mana we sasa rero umupango A waranze tujya gukora B cyangwa C ikimbabaza nuko twitesha agaciro kandi turenze nubwo ufite umutwe mubi ariko ikirenge ni kwera wallahi Yesu we uri kuri kw'Imana we uramuhambije Yesu we nuko utazi kiromba afite Yesu abasa namwe ngaho muganire nabi meke mbaye gahunda mugabanye umuntu kapo uzi n'ikindi uyu muntu ubona twarawutegeye n'ukuri ubwo naye gutonda Jama uri serious baby je nibaza ubukiri wacu dufite uzi ko twarakize ungubu protein wacu rangaye twibagiye gukinga ni byose no kuri kw'Imana wallahi Yes, look at you. ahubwo sura cyane ukamukwa ko wagira ku buzindi mu menyo baba ahubwo se ko arwaye ruskuye wango sino mwasuraga nabi Yes, we. baba nitwe twabyukana ngo tunanka Emilio c'est quoi Emilio c'est quoi Emilio c'est bazaza none dore batangiye kubyina nari nabivuze kibi nkindi mwasa uramuduha cyangwa ntabwo umuduha tubaha agatebe se imbwa zigendanira intebe ubwo se wa muntu uzi rundi atwifatira se abandi batanga se tuyazi munkirire mu miyaga abambere bayamazeho sindenze 3 ngo 3 nimba tuje 5 twicomokera aka kayo mva musa reka twumvikane ushobora kumugotwa hazabyicuza 5 nazemeye umukomisiyoneri nizere ko umugabo yakubwiye byose yazi ko bari kuva ku mutwe kugera ku kibuno none se muhungu mwinu we bishyuye se bahoze bambwira ibyo kurya n'abaturage ariko warangiza ngo ibini none dusoza ntabwo munazagumira muri ibyo ngibyo anyishyura se byari none se sha ahangaha ni mwijuru uje ngo tukuremere muze nta ndabona diri zawe ziri mu manegeka kamuyobe ngaruka twumvikana wa mugabo ejo utazampereza umukobwa kwishyira mbivuga niyo mpamvu nkunda kudiringa n'abagore cyane cyane babyaye kane ntabwo ushaka gusanga umukobwa udafite kashi mani udafite ifunguro mani none se wa mugabo harya ngo urashaka ko tugufasha iki kugira ngo ubashe kuba wamujyana inzu yanjye niruzura nkeneye akabati k'ibihumbi 700 nkeneye igitanda cya miliyoni intebe zo zose nakubwira zimwe nicaramo nkamera gutya wambwa 500 yonyine kandi buri kwezi mukandenzereza y'ibihumbi 100 byo kubetinga ariko muzima uzi ko nagatende kanwita kandi nibagiwe n'ibihumbi 30 bya buri kwezi by'umuriro nkazajya nikinira na game Joriji banata igice cya mbere simubibona uyu mwana se akirimo kunsuzugura njye nabivamo nararutwe rwanyu uvuze ni indaya mbaya ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu ufite amaso y'inyana n'amatama atemba amaribori nshuti rwanda mfite ibitabo twarababaye shaweho bamwe ibishyimbo biteka washyiramo igikukuri n'ibishyi ukabitekanya iminsi 3 mu kanya gato nakubwiye nti utamutanze ngo mukubite urushyi gutya wakarugukubita n'akazi kawe amapete yawe ari he ibyo byose ibyabuze nibyo nabakwita kwa kundi ngakubita
Mwirirwa natinze. Ugenda amahoro nshuti yanjye, ugenda amahoro y'Imana nshuti. Imana iguherekeza ugenda mu nzira we baba. Imana iguherekeze ugere mu rugo amahoro. Uriya ni umugore uberanye n'urwego ngezemo rwa division 20. Rega abagore tuzaba dufite mu kinyejana cya 20. Irahagana he? Okay, turaje reka tugumukugezeho. Nzanira ko kana nye. Nzanira ko kana nye. Sawa sawa. Mota nangahe se? Umukozi w'ibyinyo mutwarira 5 ariko ugiye gusenga naguca make ya nka 700. None se ko ugiye gusura umuntu? Ubwo ugiye gutwara inda ndagutwarira ubuntu. Nese gutwara no gusura umuntu bihuriye? Ugiye gukora iki ni kwa bene? Mutari byo nuko mwabaye gusa. Ukanica kugenda. Sasa uburyohe mwumvise muzatwara ubwo. Sheri, Jama uri serious? ugure kibuno cy'inka ukimusubiza. Yesu! Uyu wateye igishahuro umufuka wa sima. Yesu we! Uyu wateye ivi umushakira iryunguru. Hariya ngo wateye igishahuro. Wateye umugongo. Bagushakira umugongo w'ingona. Mwese muhaguruke muvanga. Oya ni batoke ni bagende. So babe, waje? Karibu. Indaya mbaya. Wewe kwa msani kwa siko cyangwa ni kwa nyoko. Shingani kwasanga bigiye gutangira. Hano muri ino nzu mbana n'imizimu ya sogokuru. Bose barimo banze kunzi. Sikero bajya no kumahira. Apo, ntugire ikibazo. Ninjye kize mu gikuru cyo mu muryango. Ese sheri, kugize ubwoba. Uziko na mu rugo se? Akenshi mba ndi kumwe n'abakurambere. Ahagana hese. Yesu! Yesu we! Kumusara kangahe se ko tutakuzi? Mba ndagaswe. Ntabwo uzi ko mba ku musaraba 666 mu gakokwe ku gahanda kamanuka. Muntu nzi mu Rwanda ni Philipita. I feel Peter. Cyane banzibuka neza sinaherutse uri pasteur. Hajya. Ahubwo Yesu ashimwe mwa. Asonda ukorema amasupani. Amasupani y'iki? Si wa mbere y'abamanyuriye aho ngaho. Jesus ko nazongera kwineneka ma. Iri dage rimenya iri. Iry'iburyo cyangwa iry'ibumoso? Iry'iburyo niryo riboboye cyane umutwe. Kandi wasanga iryo rizima harufi. Yesu we! Iry'ibumoso Dekate yaraririye. Maniga yola cyaya kimwe Yesu yakimwe ko yakimwereho kwa mugabo Imana izaguhana. Imana izaguhana. Umuntu akaba ari umusore mwiza uri umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda. None ngo wajanga kuzabira kugorora mbiri. Birimo na gorora na gorora. Ugize umuhanuzi hano se? Hani ku isi wahagera. Yiwe umusa kumbona mwishema ni gatarahagera. Yes. Look at you. Maniga yola cyaya kimwe Yesu yakimwe ko yakimwereho. Muvuze ngo ikosha habuze iki kuki mutamwitayeho ahubwo kumureba gutya maze kumukubita kawo. ikosha kwadakanguka mamwisha ikawo gusa tu. muvuze ngo samenye ko urusengero rwahageze nagaze ko misi ya kabiri itangiye. muvuze ngo ndashaka drogoba sana yumaze nta rusengero rutabatiza wapfuye muzura sha Papa, uramponda sino ngo yose nzamureka guhera uyu munsi sindi bare mu nzu yawe. Ibyo ngibyo
ibyo kurya ni abaturage ariko warangiza ngo ibi ni none dusoza ntabwo munazagumira muri ibyo ngibyo ngiye gukora reka nze mufunge afunganwe n'iriya ngorwa Yesu we bazavamo byasobanutse umva sha ni mu bafungane bo ukamufungura n'ubundi ni data wamufunze ntabwo ushaka gusanga umukobwa udafite kashi mani udafite ifunguro mani bebe ko nyanduje se ubundi ntwari ukwiye kuba hano ni nka kwa kundi umugisha unyerera ukagwa ku mabyi cyokora maniga wareze nabi umutima utuma avuga ibyo atatekereje mu bujyane muzu mumukurire Yesu umwana wanjye ntibarekandiyemo niko sha unaguye mu mukuru mu mutima ibyo amasubije biti nasanze umutima wari mukiye mu maso kuko ntabwo bagitekereza nahisemo rero kuwumeneramo kwa yaninje ngo ntibyakunuka urugendo wanyereke tuvugana n'abo bagabo jama kuko atajemo kujya he n'ubundi tontwanye nzamusura ntacyo ni indaya mbaya ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu twarababaye shaweho bamwe ibishyimbo urabiteka washyiramo igikukuri n'ibishyi ukabitekanya iminsi 3 mu kanya gato nakubwiye nti utamutanze ngo mukubite urushyi gutya wakarugukubita n'akazi kawe amapete yawe ari he ibyo ari byose ibyabuze nibyo nabakwita kwa kundi ngakubita mwirirwa natinze ugenda amahoro nshuti yanjye ugenda amahoro y'Imana nshuti Imana iguherekeza ugenda mu nzira we baba Imana iguherekeze ugere mu rugo amahoro uriya ni umugore uberanye n'urwego ngezemo rwa division 20 rega abagore tuzadufite mu kinyejana cya 20. ugize ngwi mwishyura se muri miriye deni ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari se kwishyuza abantu muri korona Yesu ukamanza mpamagarisha n'uyu nguyu niwe wishushu be uyu mugabo ashaka kubasamba ugeze Yesu we oh kamwitegura indaya mbaya It was at this moment he knew. He fucked up. Mwiriwe abaturarwanda bose ugize ngwi turabibutsa ko bataziziza umunsi w'abakundanye nk'ibisanzwe. Jesus is Lord. Do me way. Uze bakwe niwe chimbaye okoko Gangu kumutima. Yesu we
papa wemeze utushaka peto Ako sha uranze wigize rubebe. ako uranze uzajya wirwa mu murima wana ibyo bintu bizagufasha imamiga niko uranze ibyo bintu bizakumarira iki wigeze ubona umuntu ukizwa n'isuka koko Yesu uranze Wambwe wese wigeze ubona wishwe n'isuka. n'uyu nguyu imbwa nini Ugize ngo ni wowe. Yesu we umukwirwa uhinga wagiye Ni wowe. Yesu we umukwirwa uhinga wagiye ibyo kurya ni abaturage ariko warangiza ngo ibi ni none dusoza ntabwo murazagumira muri ibyo ngibyo tuza tukajya kurapa mani nk'ubu ngiye mvuye muri studio subona Icyo gifu cyawe se kirahirirwa. urareka nkubwire rero kwandika waba ushatse waza nkakwigisha uburyo twakora ka featuring tugakora akantu k'akaririmbo k'ubwenge Ugize ngo kibwe ziragwira koko. Yesu we Iyo kwiri kuzaguruka. Nsigaye nkora ni baba utamenyera nundeka ntabwo hano nitoreza nsigaye njya muri gym Kwiri kugaritsa umudigi gusugaritsa umudigi gusumu abdomino mu kanya gato nakubwiye nti utamutanze ngo mukubite urushyi gutya wakarugukubita n'akazi kawe amapete yawe ari he ibyo byose ibyo avuze nibyo nabakwita kwa kundi ngakubita abdomino ambwa uzi ko wanzo naniranye mwana yabunye ko yarabyaye ko mva ngo bazahubwa mani kagashiki kawe karacya kavuye yo ngaraka yamara ushatse njye wambwira ngiye urumva yarankunda gereka twarabaye shaweho bamwe ibishyimbo urabiteka washyiramo igikukuri n'ibishyi ukabitekanya iminsi 3 Yagukunda gukira umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo byo gukora. Yesu we oya yega none utarigira rubebe. None se ko ngiye mfite ibitekerezo byo gukora nkaba ministry. Yes. Ana wa ministry warahinze maniga. No kuri uranze ahubwo wobaye ministry utarya. Yesu we ubundi rero ngewe data agomba gukora nkarya ubundi ubunebwe bwubahwe mwirirwa ntatinze ugenda amahoro nshuti yanjye ugenda amahoro y'Imana nshuti Imana iguherekeza ugenda mu nzira we baba Imana iguherekeze ugere mu rugo amahoro uriya ni umugore uberanye n'urwego ngezemo rwa division 20 rega abagore tuzaba dufite mu kinyejana cya 20 Karima iyo nshinga yihorera dore na twa dukobwa twaho ngaho kwa ba nyogosenge nyokorome wawe ninjye watumaze dore tuza tunyirukanka inyuma abagwa kubiniga ni ntabwo ari ibintu bisanzwe Bombo clap. wanzwingaraje ntabwo utagize rwose murakoze kuvoma reka turi gukenyera none si koko nta n'ikintu mpembe urashanga wembeke Yesu we ni indaya mbaya ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu amazi umuvomera amazi yose yajyane kujya guhinga mbere kujya guhinga wavaga mu murima uri mubi uyu mugabo hano kwabwiraga ngo ntabwo natungwa ibi ngibi nibyo byagutunga sha Yesu igisa cyakoze uguye beat fresh mwabirenze mutanambwiye man Vino gareme. Gringo mukuru layi. Via takemas? Via mayine nitekucyana cy'Imana. Yesu we. Via. Wahaguze tukavugana. Umva. Ibi bintu bimeze nk'ibisambo ngiye kubidiha. Vie, ngo numvise wagigi. Ngo ntabwo ushaka kurekura umwinene. Ntabwo ushaka gusanga umukobwa utafite cash man. Utafite ifunguro man.
Don't dire plus. Wambaye ikariso y'ingwe koko mwagiye muri viziyo umukobwa nzongera gufata yambaye ikariso y'ingwe ntabwo nzamutereta nta n'igihumbi nzamuha.